kuko buriya padiri pasiteri n'iki yose bafite umurimo bashinzwe nanjye mfite uwanjye nshinzwe kandi nanjye mva mu murimo wanjye nkaragira gute nkamusanga sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakazamashusho ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzanira ibiganiro byose bishoboka Ibendera TV nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge ibiganiro hirya no hino abahanzi ndetse na comedy ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe like na comment ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge abanyamakuru bujuje ubumenyi. Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi bacu tugiye kubagezaho ikiganiro twagiranye n'umuyobozi w'abarangi mu Rwanda akaba rero ari umuyobozi wabo agiye kudusanira byinshi kuri bo benshi mufite koroma mubazi mu duce makomoka utandukanye hari abazi ngo nabarozi harabazi ngo nabapfumu harabazi ngo bagira imyuka mibi harabazi ngo batereza umuntu ibintu bitandukanye hari n'abazi ko wenda bavura mu buryo busobanutse buri wese afite uko abazi mu buryo butandukanye yabibwira mugenzi we cyangwa se n'abandi bantu cyangwa akanababona nyine akabyibwira ariko twazanye nyine umuyobozi wabo mu Rwanda kugira ngo aduhe amashira kinyuma reka tumuhe ikaze ni mu karere ka Gasabo komeza nta kibazo ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko akagari Nyagatovu umudugudu Ijabiro nkaba rero mpagarariye abarangi mu Rwanda nakoze hanyuma nk'umuntu uhagarariye abarangi mu Rwanda abantu iyo bumvise ijambo abarangi bitewe n'amateka n'ahantu bagiye hatandukanye urugero ndahiwaca ahantu ngera baga umuntu bavuga ko ari umurangi kandi tuzi ko ubwo aroga afite imyuka mibi akoresha abantu bese baranamutinya no kujyayo no kugira ikintu aho hantu bari ikibazo gikomeye cyane hanyuma wowe ukavuga ko uhagarariye abarangi turakubona urasobanutse ndetse n'ibyo ukora naho ukora harasobanutse twahabonye mu by'ukuri amashira kinyuma mutubwira nayahe ku bijyanye n'imikorere yanyu ni ukuvuga abarangi n'impamvu natwe turabyumva ibyo bavuga ndetse hari abatokesha hari abavuga ngo abarangi babajyanye kuzimu turabyumva turabikurikira ariyo mpamvu twashyize ahagaragara ubuvuzi bw'abarangi kugira ngo habeho ayo mashyira kinyoma rero navuga ko yewe hari ibyo wenda numva abantu bavuga nabikurikira nkabona rimwe hari bya bindi ngo mwimuke ndamuke umuntu agashaka ikintu yavuga kugira ngo wenda umukoresha agicyamuha wowe nguwo rero aho ko afata umwana ukavuga ngo genda wenda ujugunye iki kintu mu mazi kandi amazi anyobwa ibyo cyo gihe uwo mwana ntabwo ari ufite ikibazo ahubwo ufite ikibazo n'uwamuha cya kintu ngo agenda kijugunyemo bivuga ngo rero abarangi hari umuntu ufite ikibazo dufite icyicaro hano icyicaro cyawo nabivuze aho icyicaro cyawo kiri abarangi bakorera mu gihugu cyose ariko nishingiye ko harimo n'abashobora kwitirira iryo zina cyangwa n'ushaka guharabika umuntu akarimwita rero atari nawe cyane cyane bigeze kuvuga ngo umuntu ni umurozi bashobora kumwitirira ngo bakamwita ibyo bashaka ariko niyo mpamvu twashyizeho iri ihuriro ryacu ryitwa Ubarwa umuryango w'abarangi mu Rwanda rero niyo mpamvu dushaka gukuraho ibyo bintu abantu bagenda bitwaza ushatse gushinga idini akavuga ngo aramagana abarangi si babamagana
bahamagara ko bari mu Rwanda hose nta karere batarimo nta umurenge waguze bahamagana bakora ikibi. Leta yacu ituyobora neza, twifuriza icyiza. Rero ubona abarangi ari ikibazo bafite, ntabwo abarangi bakorera mu Rwanda. hanyuma turagira ngo tubwire inkomoko y'abarangi ni iyihe? Mu gihugu hose barahari cyane ko wenda naho mvuka n'abumvaga bavuga ni nawe wenda mwebwe ndabonye, bivuze ko n'ahandi bagiye bahari. Inkomoko umuzi wanyu ni ubuhe? Amahame cyangwa se imyizerere mugenderaho ni iyihe? Inkomoko ushobora kubaza umuntu yakomotse bamusubiza ngo iki, ariko reka turebe. Ni ukuvuga ikintu cyiza cyose gituruka ku Mana, n'ikintu kibi n'igifite aho gituruka. Yewe ndavuga abarangi kuko abarangi bakora ibyiza. Abarangi nabisobanura bose bakabyumva, n'imbaraga z'Imana ziba mu bantu, zigakorera mu bantu, zikavura indwara zananiranye. Hanyuma inkomoko yabo cyangwa se aho amahame bagenderaho na yahe? Amahame ntabwo ushatse kumva icyo ushatse kuvuga. Urugero, abakristo bafite amahame bagenderaho, bavuga bati dushingiye ku myizerere yo ko Yesu yaje mu isi. Bafite na Bibiliya bagenderaho. Abayisilamu nabo bafite uko bizera, Buddhism nabo bafite uko bizera. Abagakondo bamwe bita abasenga mu buryo bwa Kinyarwanda navuga, nabo bafite ibyo bagenderaho n'Imana y'u Rwanda basenga. Hagiye hari n'amategeko amwe n'amwe bagenderaho. Mwebwe abarangi bimeze bite? Abarangi nakubwiye ko ari imbaraga z'Imana ziba mu bantu. Ni Imana yihe? Hari Imana zimwe, hari Imana nyinshi cyangwa se zizerwa n'abantu benshi. Imana nzi n'iyandimye, izo zindi ntazo nzi. Tugereranyije wenda Imana y'abakatolike, y'abakristo. Ibyo ntabwo kuko rwose ubu uri mbaze gutyo, icyo gihe waba ujyanye mu madini kandi ufite aho usengera, n'abaza hano bafite aho basengera. Twebwe ikintu tureba ni icyerekeranye n'uburwayi. None ushaka gusenga, amadini arahari. Rero kuvuga ngo amahame tugenderaho, twebwe impano dufite twahawe n'Imana. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'Abanyarwanda. Cyane cyane ko Imana navuga ko ikunda Abanyarwanda kuko ishaka kuvura indwara zananiranye kandi ikazivurira mu Rwanda. Uwandika itariki mbikubwiriyeho uzayibona n'abazungu baza kwivuza, kandi tubaziho ubuhanga bw'uko niyo bavura indwara n'imiti niyo bayikora, ariko uzabibona ko bazaza bakavurwa kandi bakavurwa n'umurangi hano mu Rwanda. Bivuga ngo rero n'Imana, mvuze ngo n'Imana y'Abanyarwanda, ntabwo nabambeshye. Imana y'Abanyarwanda ikunda u Rwanda, igakunda abarutuye, ikirirwa ahandi igataha i Rwanda. Hanyuma nahoze muri kumwe namwe aho mwari murimo muhurira, sinzi kubera ko mubyita amateraniro, mubyita gusenga, mubyita gutarama, no kuvura. Ni kuvura. Abasanga mu madini asanzwe cyangwa se mu yandi madini bo, cyangwa se mu madini ko mwavuze ko wenda mutari amadini, bo babyita gusenga cyangwa guterana. Muri katolike bavuga misa. Ubwo mwebwe ni ukuvura? Twebwe ni ubuvuzi. Ni kuri muterana cyangwa mujya muterana n'ubundi? Nta guterana kundi, twebwe tugira isaha yo kuvura. Urumva igihe cyo kuvura ari niyo mpamvu ngira ngo wabikurikiranye. Tuvura turamutse dufite bino bigiro, tugize nk'amahirwe tukabona nka stade bakayidutiza, abantu bakaza bose bafite ibibazo, uburwayi
ibibazo bitandukanye cyane cyane ko burya hamugiye ibibazo biruta n'uburwayi urabyemera se yego bivuga ngo rero ibyo byose Imana yaduhaye impano ariyo y'abarangi bavura icyarimwe bakabavura abantu ibihumbi n'ibihumbi bari hamwe. Hanyuma tujya ngo tubwire mu cyo nakwita mu gikorwa cyo kuvura nk'uko mwabyise nabonaga harimo abantu batuje harimo abandi noneho barimo babyina harimo n'abambaye bigaragara ko wenda bafite inshingano muri iki gikorwa cyo kuvura ubuyobozi bwabo cyangwa se uwo muhango ubuyoboye gute wo kuvura rero hari igihe n'abazamuka ndetse ku munsi wo kuvura tuvuga igihe se hashika cyangwa bafasha cyangwa ikindi hari ikindi se ko umuganga aza akahari n'abarwayi hari undi muhango wabo bivuga ngo rero twebwe twashyizeho isaha kugira ngo n'abatashoboye ku abafite imirimo bagira igihe cyo gukora cyangwa se ubonetse uriya mwanya ngira ngo uraza kureba inyuma yawe urebe ureri iriho y'ukuntu uretse ko ibyo byari bya mbere ya covid yarabizambaguje kandi ntabwo ugira ubuntu ubuvuzi bwacu gusa ibintu byose byagiye bihindagurika ariko ubundi dufite ureri ya buri munsi y'ukuntu tuvura ntabwo yanditse rero ngo bajya mu misaguti ngo bajya guterana gute bariya bandi barambaye amataburiya abambaye amataburiya n'abaganga n'abaganga bambaye amataburiya wabonaga ko aribo bagenda bazenguruka mu barwayi bariya bafite impano zitandukanye bivuga ngo niyo mpamvu dushobora kuvura umurangi ashobora kuvura abantu benshi buri tuvuge duteraniye hamwe naguha urugero nko muri stade kandi ntabwo ari inzozi wenda bizageraho kuko stade ni y'abanyarwanda sinumva ko ntabwo turi abanyarwanda noneho hariho n'igikorwa cyo kuvura abantu ukavura abantu buzuye stade ubavura tujya muri stade tugiye kureba umupira nabyo ni byiza ariko niyo tugiyemo dufite ibibazo ukaba bakwita nde Noheli cyangwa Noheli yego tugeze Noheli afite ikibazo wenda yabuze umukobwa umukunda akaza n'umukobwa nawe wabuze umuhungu umukunda akaza umugore wabuze urubyaro akaza umugabo wabuze urubyaro akaza dufite muradevura indwara nyinshi ashobora kuvura twavuze ko avura indwara zituruka kuri karande indwara zituruka ku marozi n'indwara zituruka ku myuka mibi uburwayi bwinshi rero tugira abantu bituruka muri izo nzira nyinshi kandi indwara zivuye kuri ubwo buryo ntabwo gishaka kujyana muri laboratwari uzazibona nizo bapima umuyaga bapima umwuka ntabwo byashoboka ntabwo bishoboka ni nayo mpamvu ubona ntuza kubona tuzengereje ni ikintu kidafatika ni ikintu kitagaragara hanyuma reka noneho tukiri aho ngaho tutarengera reka mbanze ndangize ngo ubwire ukuntu umurangi ashobora kuvura indwara nyinshi kandi wenda mwebwe mutabona ko ari uburwayi ukabona nk'umwana aranywa itabi ukavuga uti wenda nubura aranywa ibyo byose ariko buriya hari ikintu kiba kimutegeka kugira ngo mwe ririya tabi kuko hari benshi babuze gukirira hano hari benshi bakize uburaya hari benshi bakize kunywa ibiyobyabwenge hari benshi bakize ubusinzi bivuga ngo rero hari ibintu byinshi twebwe tudaha agaciro ariko biterwa n'uko n'ubidutereza ari we ya myuka n'amarozi bifite imbaraga bivuga ngo rero igihe abanyarwanda tuzumva ko hari ikibazo kandi ntabwo ari abanyarwanda gusa navuze ko abarangi bagiye kuvura isi yose rero byaba ari byiza icyicaro cyabo kiri hano mu Rwanda umuntu akava muri Amerika abandi kandi muri minsi za aho dushyiraho iyicano ijwi ry'abarangi
hari abantu benshi bari kuvuga ko bagiye kuza mu Rwanda baje kwivuza muzabona bazazamo abazungu hazazamo abirabura bo muri Afurika yewe bazazamo na bene wacu b'abanyarwanda ariko bataza abarandi hanyuma turi mu gikorwa cyo kuvura gushaka kubyita amateraniro yakorera kandi ibyo menyereye hari abantu bavugaga hari abavuga bameze nk'abavuga mu ndimi nk'uko mbimenyereye wenda biba mu barokore biriya ni ibiki ariko ntabwo twumvikanaho ukuvuga ngo amateraniro ubwo washaka kutujyana mu madini ntabwo ari byo ni uko nyine ibyo menyereye none se ugiye sarashika abanga abantu barateranye ariko ntabwo bavurwa mu rwego buryo mwavureka ibyine n'ibyo n'ibyo nabasobanuye ko hari ubuvuzi butatu hari ubuvuzi bwa kizungu hari ubuvuzi bw'abanyarwanda dusanzwe tuzi bagenda bagasoroma imiti bagahonda bagasabika bagashyiramo amazi bakagera no kugusiga n'ibyo byose twebwe babonye ko ngira ngo ntabyo wabonye bivuga ngo rero ni ubuvuzi bwihariye bukoresha imbaraga z'Imana bivuga ngo cyane rwose sinzi impamvu ahubwo niba utigeze ubona kutabonye Yezu nubona na Muhammad n'abandi bose ariko buriya bitewe no kwizera kwawe twebwe ntabwo iby'amadini tubijyamo uretse ko ikintu nakubwira kuko ari imbaraga z'Imana yije utarabatijwe ukaza utafite ukwemera umurangi agutegeka kugira ngo ugende ushake idini ujyamo kuko nta muntu uzajya mu ijuru atavutse ubwa kabiri none se niba ntabwo mubatiza kuki mutamubatiza ntabwo tubatiza nk'urugero urugero sengera mu Gatolika ariko uzasanga abarokore uzasanga abisilamu uzasanga none se icyo gihe bigeze gutyo waza ukabatiza umuyisilamu ukabatiza umurokore ubwo se ari byo ntangiye kugenda byumva no kuvuga ngo mwebwe ntabwo muri idini rye byose rivura za ndwara ziterwa n'imyuka mibi ziterwa n'amarozi ziterwa na za karande mu yandi magambo twebwe tugambuza imigambi ya Satani kuko Satani niteza ibintu byinshi bitari byiza bikaza ari amayobera ni ukuvuga ngo umuntu aje hano ayo muntu twagutanga ni umupagani abo twita abapagani badafite aho babarizwa badafite amadini babamo imihango y'amadini batayigenderamo mbere y'uko mubavura imbaraga zari zibasaba ko uwo muntu mumubwira kujya kubanza gukora iyo mihango yose cyane kuko ibyo dukoresha biva ku Mana rero niba atemera Imana akaba wenda yemera Satani ubwo umva ibyo byose yavurwa ariko agasobanurwa ko inzira arimo ayetani nziza ahubwo akagira gute kuko hano mu Rwanda hari amadini menshi kandi twagize amahirwe abayobozi b'igihugu cyacu bahuza abanyarwanda kuko ahandi amadini usanga tumvikana ariko ubu dufite amahirwe aho tugira ubuyobozi bwiza niba ndabona muri abana nkanjye genzi ukuntu amadini yahanganaga mbere nta mwisilamu yicaranaga n'umudivantiste cyangwa se umukatolika n'ibyo ntabwo bicaranaga urabyumva hahoranaga amakimbirane ariko kugeza ubu ngubu barikirana ndetse ugasanga bagira gute bashaka no guhuza ya myemerere n'ubwo wemera Muhammad undi akemera Yezu undi akemera Yesu ariko ugasanga izo zose ari inzira z'Imana hanyuma se uyo musenga kuki mutabishe muvuga Yezu cyangwa Yesu kandi tuzi ko ari umwana w'Imana abakristo niko bazi kandi namwe mwemera ko abakristo nta kibazo cyane ko nyine namwe mushishikariza n'umuntu kugira abarizwa mu myemerere kuki mwebwe musenga cyangwa muvura mutavuga ayo mazina no kubera iki icyo utangiza ibyo kugitasenze kuki uza utangiza iki kiganiro kugitasenzeho ubwo nshaka ko afite ukwemera gukeya kuko hari ababikora ahubwo ni uburenganzira bwawe kuko twumvikane Imana ntabwo guhora tuvuga ngo mana ishaka kugira ngo tubikore mu buryo mu gihe cyabyo niba tugiye kuvura
nibyo rwose dusenze nta n'icyaha kirimo bibaye na ngombwa twabikora ariko noneho gerageze se abantu bateranye batandukanye hari abisilamu hari ese wasenga muri iyo sengesho wasenga muri iyi ko hari abisilamu hari abarokore hari abakatolika hari abadivantisite hari abakera wasenga gute ni ikibazo hanyuma noneho aho ngaho hari umwe ntabwo nzi niba ari umuganga nawe cyangwa niba ari umurwayi wavuze mu buryo mu ndimi zitamenyekana cyangwa se mu buryo butamenyekana umuntu atakumva ngo avuze ngo iki biriya mwebwe mu byita ngo iki mu buvuzi bwanyu munsi indimi zose urazizi niba yavuze igishinwa yarize mu bushinwa niba yarize mu burusiya akavuga ikirusiya ubwo se ibyo wabimbaza ubwo nimubaza wowe wabyumvaga rero nanabyumva kuko umuntu irumva tunyingeri nyinshi yumva rero umuntu yivugiye mu kiri mazi ntabwo namukurikirana uvuze ngo iki kuko giwe ubwo nakwishima ko ya ndwara yazanye iri gukira niba atavuga akaba ari kuvuga nashaka avuga igishinwa nashaka avuga iki ndavuga ni mani urakoze kuko birimo biraza hanyuma noneho twagira ngo ufite ivuriro abarangi muri ivuriro cyangwa muravura hari abaganga bamwe barabaye amataburiya ni mwebwe dogiteri cyangwa muganga mukuru niko mubyita urebye imbere y'Imana buriya bajya bavuga ko kugira ngo ube mukuru ubanza kuba umugaragu w'abandi rero imbere y'Imana nta mukuru uriho n'ubundi dukora kugira ngo hagire umuntu w'umuyobozi kandi tugire n'inzego ziriho kugira ngo umuryango wacu ugende neza ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nigiye umuganga mukuru nk'uko bavuga wenda ngo Rwa Faisal bifite umuganga ugasanga wenda afite za dogitora 90 z'ibyo twese dufite impano y'Imana uretse ko buri impano ziratandukana uko turi hariya buri wese afite impano bitandukanye n'iyundi ni nayo mpamvu iyo baje ari benshi aruje afite ibibazo aruje afite uburwayi byose bishirira hariya mu ivuriro kuko hari impano nyinshi ubonye ko hari abaganga benshi hari n'igihe tuba turi benshi cyane biterwa n'umuhamagaro w'umuntu bari abagenda baturuka mu ntara hirya no hino mu turere bakaza bashobora guteranira hano ushobora kuzateranira mu ivuriro riri aha n'aha dushobora kujya mu majyepfo iburasirazuba amajyaruguru iburengerazuba dushobora kujya ahantu tukateranira tukavura ba bantu bafite indwara zitandukanye bivuga ngo rero ntawiyemera ngo avuga ngo giwe mufite ngo impano ngurute y'abandi ufite iyawe n'indakagiriye kandi iyo bihuye byose bigira gute bikuraho cya kindi kibi ya sakarande ya marozi na ya myuka mibi yego urakoze hanyuma hari uburyo ki muvuramo budasanzwe ngewe nyine ntabwo nabashije kwisobanukirwa ariko ngo ngufite namahire uradusobanurira n'abantu badukurikiye nabo bakeneye kubyumva kugira ngo imikorere yanyu ababyumvaga nabi bahindura imyumvire ndetse n'abumva ko bakeneye babagane kuko nyine buri wese abaza ikibazo afite iyo yumvishe rero umuntu avuga ibyo akora cyangwa ibyo yakora akumva byamufasha nyine arabagana niko bimeze hanyuma bitwemerera nyine uri umuyobozi wabo nubwo wenda utari mukuru ku Mana kuko twese turi bato ku Mana ariko niwe muyobozi wa rino vuriro muri make ahangaha yego hanyuma rero twagira ngo utubwire abantu muvura n'abafite uburwayi bumeze bute muri zino ndwara tugenda tuza abantu bagenda bazi wenda uburwayi bavuze ko ari uburwayi bw'imyuka mibi buterwa n'imyuka mibi butavurwa no kwa muganga ariko ni izihe ndwara hari ibyo wavuze ubwo uti umusore aje ashaka umugabo umukobwa nawe aje ashaka umugabo ushobora kubavura nyine
bakanabana cyangwa se buri wese akazabona uwe. Tubwire iyi ndwara ni izihe kugira ngo abantu bazirwaye cyangwa se bafite ibyo bibazo, ko wavuze ko atari uburwayi gusa n'ibibazo bikemuka, ni ubuhe burwayi n'ibihe bibazo muvura? Buriya ibibazo biri ikibazo, buri muntu agira ibibazo bye. hari umuririmbyi wiza kuvuga ngo burya ibibazo biri n'akabiri kuko biba bimubabaje. Ni ukuvuga ikikubabaje wowe uraza ukegera abarangi, uraza aho abarangi bavurira baragusuzuma, urumva tuvuge ku bibazo bakamenya ibibazo byawe, kandi noneho abarangi nibo babyirebera. ntabwo uza ngo uvuge ngo ngiyewe ngo noheri ngo naragumiwe nagize gute mfite ubukene. nibo baraza bakakubwira bati noheri ufite ikibazo iki n'iki, dore inzira cyacamo kugira ngo ugire gute cya kibazo cyawe gikemuke. aho ni ku bibazo. uburwayi abantu bakunda kubyitiranya mu by'ukuri, uretse nta n'ubuvuzi bwa kizungu, wenda tuvuge nk'umutima. ushobora kuvuga uti urwaye umutima, ukaba ufite ibibazo byinshi n'indwara zitandukanye, cyangwa se urwaye umutwe, siko bimeze. rero buriya iyo izo karande zije zizafata muri ya myanya cyangwa se za ngingo dufite dusanzwe n'ubundi tujyana mu mavuriro ya kizungu. bivuga ngo hari indwara kuko tuba tuzi, nk'uko avuga ngo basanzemo malariya, basanzemo igituntu, basanzemo inzoka izi n'izi. ibyo ntabwo umurangi abivura, ahubwo hari indwara ya myuka mibi ishobora ikagutereza umutima, ikagutereza uburwayi bwo mu mutwe, ikagutereza kuribwa mu nda, kutituma, kuribwa umubiri wose. icyo gihe rero ntabwo bavuga ngo ugiye mvura umutima, muvura umwijima, ngira gute, ariko niyo ya myuka mibi ije gufata yifata za nyama cyangwa se wa mubiri dufite. bivuga ngo rero aho ubuvuzi bw'abarangi buzamamarira kandi bukavura isi yose, nuko twifuza yuko nkatwe bavugizi bahagarariye ubuvuzi bw'abarangi, twifuza yuko twakorana n'abavuzi ba kizungu. gute hari igihe abasuzuma umuntu bakaminyuza mu byuma bagasanga ni negatifu, kandi umuntu bamuzanye bamuteruye, ntarya, ntanywa, ntaryama. urumva bapima bakira muri radiyo bakagira mu buhanga bwabo, bagashyira ibyo byumviriza mu matwi n'ibireba hehe, bakabona nta ndwara afite. buriya rero hari n'umurangi yakorera ibyo bita niba ari no kwataka cyangwa ni defense. niho yagaragariza ubushobozi bwe. noneho uwo muntu batigera ujya hariya, umuganga akaba ari hariya wa kizungu, n'umuganga w'abarangi akaba ari hariya. wa muntu bakamuzana bakamujyana kuri wa muganga w'umurangi, noneho agacukumbura akabona bwa burwayi bwa bundi buganga bwa kizungu butabonye. ntabwo ari ukuvuga yuko ubuvuzi bw'abarangi butemera ubuganga bwa kizungu. turabyemera cyane kuko n'Imana buriya yabishyizeho, itabishyizeho n'imiti ntiyaboneka. ariko noneho ya myuka mibi, za karande, ya marozi, ntabwo muza muri siyansi cyangwa n'ibindi ntabwo burimo. aho rero n'Imana yagize ngo ikatugoboka, ikaza mu buvuzi bw'abarangi. abadukurikiranira ababyumve rwose, tubona abaganga abarwayi bava mu mavuriro ya kizungu
baza bararushye bagize hirya no hino ndetse bakajya no mu mavuriro ya kinyarwanda ugasanga n'uburwayi buratinze kubera kugenda banyura izo nzira bahombye kuvurwa n'abarangi. Rero ndakangurira abantu bakurikira icano yanyu ni Yambi TV official Yambi TV abazayikurikirana turavugana nimero yacu muzadukurikiranaho muzatubaze ni kuvuga igihe bitarashoboka ariko ngiye nzi ko bizashoboka kuko imbaraga z'Imana zitwumvishe yuko zaje gutabara u Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'isi yose ariko ribyibanziriza mu Rwanda kugira ngo abanyarwanda nibavurwa bya bindi bavuga ngo za ndwara zitavurwa umuntu akavuga bakira ubuse abandi bagiraga babazungu bazaza bakivuriza mu Rwanda. Rero wenda turaza tugira ku musozo turageraho tubabwire nimero nawe dutuye tugiye no kwagera ahubwo wenda icyo twashaka kuhoza uburyo mukabonye muvuramo ntabwo mugeze wenda mubwira ngo wehura urwaye iki ngiki tubonye usanzwe urwaye iki cyangwa wakize bimeze bite buriya nk'abantu bari bamwe kuvura bazamenya gute ko bakize ni ubuhe buryo bigenda. Ibyo rero urumva Noheli ntabwo umwana avuka ngo ahita avuga ahita agenda ni ukuvuga ni procedure hari urabanza ugasuzumwa ukavurwa igihe cyo gukira ni ukuvuga ibyo byose ntabwo waba uvura ngo unanirwe kubwira umuntu ko yakize niba bishoboka ni ukuvuga kugira ngo batanakira ntabwo baza kwivuza bivuga ngo rero hari igihe cyo gutangira kwivuza winjira mu buvuzi bwacu ugasuzumwa ukavurwa ukagira n'igihe cyo gusezererwa. Ubwo rero niba bifitiye amatsiko ahubwo kwinjira mu buntu uzaze kuko twebwe ntabwo ari business ariko njye nari mpari mwavuye ndeba rero icyo ntamenye ni ukumenya ngo umurwayi mwavugana imbere gute nyuma wenda bizagenda gute reka ngukire ibikoma yanjye urimo unyuze Roi Faisal ntiwamenya ibibazo birimo imbere yego wabonye wanyuze ubu wajya urahagarara reba ariko nubishaka ugashaka kugira ngo ubimenye mu mizi uzazi uvuga uti ngiye kwisuzumisha sibyo njye numva ntabwo ndibwa ariko ntawamenye ubwo muvura n'ibibazo wasanga ntabwo umuntu abura ibibazo uravuga ni birakwiye ariko wenda kwa ko turi kumwe nawe nk'umuyobozi w'ivuriro w'abarangi wenda watubwira inzira bicamo kugira ngo umuntu avurwe. ni ukuvuga buriya hari n'ibintu ubuyobozi bwacu budukangurira bwo kujya kwa muganga ukisuzumisha ukareba ko umubiri wawe ukamenya aho uhagaze kuko hari indwara nyinshi zateye amadiyabete amapresha n'izindi nyinshi na za hepatite ibi byose rero buriya ntabwo mu by'ukuri kujya kwa muganga ariko warwaye buriya ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza nabikangurira n'abantu kuko buryo ujya kwa muganga ariko warembye ugiye utararemba n'uburwayi bwavurwa neza ku buryo bworoshye ariko iyo ugiye warembye baguteruye burya umuntu avuze ngo amazi aba yarenze inkombe ubwo hagati y'urupfu n'umupfumu n'ubuzima kuko iyo ugiye imbere wakwicara uvuga uti nyamara hari ka diabete kari kuzamuka reka nkarwaga ngatangirira hafi namwe rero nuko ariko mu by'ukuri buriya tubiha agaciro iyo urwaye malariya ukagenda bakakuvura uravuga uti uyu muti banteye bamvuje malariya yarinyishe ariko ntitwakore gutyo nk'abantu b'abanyarwanda cyane cyane ko n'ubuyobozi bwacu bidukangurira kandi batwemerera kugira ngo ujye kwa muganga utagiye baguretse ukagenda ugiye gukoresha controle bakasuzuma ubuzima bwawe bwose n'imodoka ijya muri controle itarwaye none ahubwo n'uri nakugira inama uzazi unarebe uzaza nk'umunyamakuru ubuze kandi n'umunyarwanda ujya kugira guti
kugira ngo umenye bwawe ubuzima bwawe aho buhagaze. wavuze ko ureba umuntu ntakubwiye ngo ngende uvumba baragutya ukamwibwira ubu se ngiye ntiwamenye ntiwahita umbwira uko bimeze uko bigenda ntabwo turi basagihobe niba abandi bacurangira mu dufite uko bigenda dufite aho twakirira umuntu uje kwivuza kaba n'ibanga kuko buriya umuntu aba afite ibintu byinshi ntabwo rero ni ngombwa ngo ibintu byawe tuyivugire kuri hano kuri channel ngo runaka afite ikibazo kiniki oya uzaze nibishaka iyi kamera uyishyire ku ruhande noneho tugende tujye muri consultation musuzumira. Hanyuma noneho reka tukubaze ikindi mu minsi ishize nagiye kureba umuvuzi gakondo umupfumu twari dufite ikiganiro nawe ku bijyanye n'ibyo akora avura gakondo afite n'imiti afite n'ibyangombwa bimwemerera kubavura mu Rwanda nk'umuvuzi gakondo aba no mu ihuriro ryabo ariko kandi akagira n'izindi mbaraga zimwemerera gukora nk'umupfumu nyine nawe uvura indwara zitamenyekana cyangwa se zijyanye n'imyuka mibi mu buryo butandukanye. Namwe numvise muvura indwara ziterwa n'imyuka mibi ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe nabo numvise babikora. Namwe muri abapfumu mutandukanye nabo muhuriye hehe ko numva muvura kimwe? Simbizi sinzi niba ushaka kugira ngo twite abapfumu haba twibe ntabwo turi abapfumu. Nuko nyine njye nkurikije ibyo uvuze mukora numva nabo ibyo bakora numva ni bimwe ariko nakurikiza uko wayise ntabwo wemera ko turi abapfumu. Ntabwo turi abapfumu sinzi mu by'ukuri buriya abayobozi b'igihugu cyacu nibo babizi kuko nibo bamwemerera gukora ari umupfumu bakamwemerera ibyo n'uburenganzira bwe ariko ibyo mvuga ni ubuvuzi bw'abarangi ntabwo ari ubupfumu rero ntabwo nunaza ntabwo uzaba uje gupfumuza ntabwo uzaba uje kwivuza mu barangi rero nta kintu kinini navuga ariko ntabwo turi abapfumu twebwe. Murakoze cyane. Hanyuma umuntu wenda ashaka kumva cyo kiganiro ari ahantu hatandukanye mu gihugu akaba yakenera kuza kwivuza hano ese aramutse akeneye kuza kwivuza mumufasha mu buryo bwo kuba yabasha kubona aho ari mu gihe atarakira ngo atahe cyangwa muramuvura agataha nk'uko kwa muganga bigenza cyangwa nawe mugira serivisi yo kuba mwacumbikira umuntu igihe aturutse kure wenda atari umuntu ukahita asubira mu rugo? Hano siko mu Rwanda dufite amahoro kandi dufite n'amajyambere. Urabona amahoteli birirwa bubaka urumva wabura aho urara kandi ugize uretse n'i Kigali no mu turere hose kera wasangaga bagiraga n'ahantu kugira ngo ubone ahantu ujya gucumbika ukagomba kujya gukomanga ku muturage. Ubu haje iterambere rero hariho amahoteli biki bivuga ngo icyo ntabwo ari ikibazo wagira niba unagifite amacumbi ni menshi. Hanyuma ari dusoza umuturage utwumva nkurikije ndabona agiye ngana nabo naho navukiye bumvaga umurangi nyine nk'umuntu w'umurozi cyangwa se umuntu ufite imyuka mibi cyangwa umuntu ushobora kohereza nk'ibintu bikakujunjamisha cyangwa bikaguhitana ariko nyine dushingiye ku byo twabonye cyangwa se nuko dusobanuriye turabona nyine bitandukanye. Ese ntabyo wenda mwahishe ku ruhande tutazi ariko bibafasha gukora imitsinda cyangwa se kuvura kwanyu umuntu wenda yavuga ati runaka arambangamiye mwabasha kugira uko mumugenza ibyo bintu bitubwira nyine kugira ngo abo bantu babyumve bazabagane cyangwa se nibatanabagana ariko baba bazi ngo abarangi ni abantu bameze batya. Nakubwira yuko hari ibintu abanyarwanda bumva ko umuntu uvura nibamwiba
azajya ahandi bavura bakamugaruriza bya bintu rwose bajya baza hano bakaza ngo umuntu rwose ngo yanyibye mu nzu ngo antwaye televiziyo none ngo nayibona gute ibyo twebwe ntabwo tubikora twebwe ibyo dukora ni ukuvura umuntu ufite uburwayi nakubwiye n'abafite ibibazo yego wenda n'uwo wibwe abafite ibibazo ariko ngira ngo uburyo umujura yibwe uzamubwira ahantu umuntu wibwe akajya noneho bakamugarurira icyo yibwe ashobora kukibona kubera umutekano mu Rwanda dufite bashobora kuba bati nibwe telefone bakayikurikirana bakayibona ariko ntabwo ari umupfumu wabikoze ahubwo ni umutekano wabikoze ariko ntabwo barabikora ntabwo nzi igihe ntabwo nzi ndamutse bazi ubwo bazi uzaburiye n'icyo kibazo uzamurangira aho ngaho ariko mu barangi ntabwo ibyo babikora uretse ko jyewe niyo unyibye ntabwo najya kuvuga ngo njye ubingarurire neza wenda kibyo ntiyagishakaga ariko kagitwaye nyine nawe wabigikeneye yitwaye mu buryo nyine ahubwo mwagombye kumenya ese kuki ari igihe yahisemo kwiba hari ibihugu ya karande ya myuka mibi ya marozi ibyo byose bishobora kujya ariko kuvuga ngo ikintu cyagiye ngo kizagaruka rwose ntabwo bibaho ntabwo kiboneka ariko ntabwo wavuga ngo uwibwe wese ikintu kizaboneka ni biza navuga ngo ni par chance bishobora kubura ikintu wenda ukagenda ugasabura n'umuntu agiye kukigurisha kuko barafatwa ariko bafata abangahizi hanyuma noneho imbaraga mukoresha z'Imana mwavuze murwanya imyuka mibi bitera abantu ibibazo bitandukanye ntabwo hari aho igera ikananirwa wenda bitewe n'izo mbaraga z'imyuka mibi uburyo zikomeye ntabyo ndabona ntabyananiye ahubwo abantu nibo bananirana gute kuko urugero wenda ushobora kuba ufite ya myuka mibi uyifite iwawe sibyo kandi akaba ari ikizira imbere y'Imana wagera hano mu barangi bakabwira ngo reka iki ibi bintu wubakiye ibintu ugize gutya bireke iyo ubikomeje ugomeza kubigumana ariko iyo ubirekuye njye icyo nakwizeza abantu hari abantu bakunda kuba wenda baragize ibyago bagacira nk'ibintu batazi nyabingi amahembe ibitega hano babikuraho ntugire n'ingaruka rwose ntizagire n'ingaruka uzagira ariko igihe wumva ko ya mahembe agufitiye akamaro igihe wumva ko ya nyabingi igufitiye akamaro ukayikomeza ukayigumana uzagumana nayo n'ibyo izagukorera ubwo bizabyirengera ariko ntabwo mwamufasha harimo abantu wenda baba baraterekeraga bakabashyira muri iyo mihango batabizi bimutse akabibereye mu iterambere ntacyo bibabwiye noneho ukajya wumva ibintu bibatera bakaza wenda abo turabibakorera rwose nakangurira abantu bafite icyo kibazo rwose kuba baza icyo kibazo kizakemuka rwose hanyuma hari batubwira ati twebwe abo bazimwe batera turabirukana cyangwa se tukabigisha uburyo ki bazajya babaterekera niyo badashaka kubirukana burundu mwebwe imahitamo mufite nayo kubirukana gusa uhuye ubundi si kibi wakibikamo iki ni ukuvuga iyo bikomeje bikora ko bikunze ariko iyo ubona ikintu ari kibi bakanakubwira ko ari kibi bakabwira ko icyo kibi bakigukuraho bakakijugunya wowe rero iyo ugikomeje ukakigundira hari umuntu ubu ngubu ukunze ikintu kandi ari kibi wowe ukaba ugikunze cyane cyane yuko hari igihe baduha uburenganzira tuhavuga ngo busesuye ariko noneho cya kintu wabonye ko ari kibi ugeze n'ahantu barakubwira ati ikintu ni kibi nicyo kiri gukorera ibi n'ibi wakomeza ukagifata ukagipfumba tukagishyira mu mugongo ukagiheka umugabo ngo yahetse impyisi abantu baramubwira bati wa mugabo impyisi irakurya
umugabo aravuga ati iyi mpyisi nta kirantwara uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane bagiye ku bantu bageze hirya impyisi iramubwira ati uwa mugabo wakubwiye bagakumva ntureka nkwereke iramwereka icyo ugiye kugukorera iramurya neza uwo mugabo si we wishimye. Hanyuma wenda turi kuganira kugira ngo abantu batwumva basobanukirwe n'abarangi cyane rwose uko bakora ibyo batekerezaga wenda bitari byiza biveho nyine kubera ko muri kubaha ubusobanuro bw'abo muri bo n'ibyo mukora mu buryo busobanutse. Ariko none kandi mababo turi n'abakristo cyangwa se dufite n'amadini dusengeramo ntitubuza kandi no kuba abarangi. Ese ayo madini yo arabemera? Nkawe Bosco urahazwa cyane ariko ntabwo padiri abizi ko uri umurangi. ubuze padiri ushinzwe kumenya imirimo dukora icyo ashinzwe ntacyo byaba bitwaye ariko tuvuge ko aramutse amenye ko ntabwo mbizi kuko abantu uzaze nsegera hano muri reji na kashizi uzaze mu gitondo sibyo uzahaze nkunda kumva misa ya saa 12:30 iyo mpagera mbere saa 12:00 yego urumva se rwose ibyo kumbwira ariko ubundi bagize ngo iriya kiliziya padiri yigize yubaka nuko ari umuyobozi wayo gusa wenda mu gihe aba ahari ni umuyobozi ko iriya kiliziya yubatswe natwe n'abakristo si twe twayubatse se none se dufite uburenganzira bwo kuba yavuga ngo Kajumbi ngo ni umurangi ngo ntabwo yakwinjiramo kugeza batigeze bambuza gutanga umusanzu wo kuyubaka. Bishaka ko wenda baba batazi ibyo ukora ariko se ariko rero ku mugaragaro uretse n'ibyo ukora ko dusobanuriye niba nta kibazo kirimo ubwiza ukuri. Ubundi harimo n'abantu b'amadini niba ngo baca ngo bakristo biriya ntabwo babikwiriye kuko ntabwo imbaraga z'Imana zaje guca abantu ahubwo Yezu ndavuga Yezu kuko niko tuvuga mu Gatolika cyangwa Yesu yaje gupfira abaki abanyabyaha Yesu yaje gupfira intungane yawe intungane nta nubwo bayiriwe aza sibyo rero ntabwo mu rusengero cyangwa mu kiliziya ntabwo bagomba kujyamo intungane ahubwo ushobora no kuza ufite ibyaha ukagira gute ukabona umwanya wo kugira ngo wo kubyicuza. Hanyuma usanze mu byaha Kajongi Jean Bosco afite harimo no kuba umurangi wakira icyo cyaha ubu se ari icyaha ntabwo nzabigirwe se nabi ariko nagiye mu muzo mu yabwirwa na padiri cyangwa padiri akabikubwira cyangwa se yigora n'umuntu none se padiri ashyiraho ibyaha ariko ugiye kwihana ubuguru byaho wakoze noneho guca n'icyo bagisimbuka oya ari icyaha urabona abantu bari hano urabona baje gukora ibyaha abantu bari ahangaha baje kuvurwa bavurwa nandi na Kajongi ahagarariye imbaraga z'Imana ahubwo reka mubwire abagabo ubu uretse ko buriya hari abantu batirata n'ibirata nta kwirata kuko kugira ngo uvure abantu barenga kuva ku 100 gusubiza hejuru ukavura abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi bakishima bakanezerwa hari bafitemo indwara z'agahinda hari bafite indwara zo kudasinzira hari bafite indwara zo kutarya uribwira yuko umuhagararanye hamwe na padiri ko ntabwo nigeranye cyangwa bagira gute nta nubwo nabyo biza nyangaha ariko bivuga ngo mu byo nkora bifitiye agaciro ari igihugu ari n'isi yego urabyumva neza bivuga ngo umuntu ashobora kuza ataryaga kuko ntabwo ushobora kujya mu misa buri utarya cyangwa udashobora kugenda wajya wese nta mbaraga wabonanye nta mbaraga wajya ariko utazifite uzahane ukazibona none ubu wabutishamo ikiza n'iki birumvikana. Hanyuma ikibazo cya nyuma
ariko mumbabarire ntabwo ndwanya abavuga kuko buriya padiri pasiteri n'iki yose bafite umurimo bashinzwe nanjye mfite uwanjye nshinzwe kandi nanjye mva mu murimo wanjye nkaragira gute nkamusanga nawe asanze wowe byaba ari byiza kuko nawe urashobora kuba arwaye afite ikibazo akaza ukamuvura cyane rwose. dusoza ndi kubona ifoto igaragaza ishusho cyangwa se ikarita y'igihugu cya Uganda. Abarangi naho barahaba, ahandi baba ni hehe? Mufite ihuriro ku isi yose cyangwa ni mu Rwanda gusa? Ni ukuvuga aho nzi kugeza ubu muri bihugu bya East Africa, ni ukuvuga Kenya, Ubugande, Tanzania, Uburundi, u Rwanda, ngira ngo ndetse na Congo, nubwo ngira bitari muri South Africa, ariko ibi bihugu byose birimo abarangi. Bivuga ngo rero twari twagiye i Bugande bukigendwa, ngira ngo nta munyarwanda ujyayo, kandi nabo babigize kuza muri 2016 tuze kugira igiterane hano Kibagabaga. Wenda nushaka amafoto nzayaguha, naho abagande bari baje na bose bari bagize igiterane gikomeye cyane. Bivuga ngo rero muri East Africa abarangi barimo. Bivuga ngo rero aha ni icyicaro cyo mu Rwanda, ntumbaze ngo hakuru nahahe, ariko buriya bizasobanurwa burobora nuko covid yazanye ibibazo, abantu bakaba batagenderana n'ibiki byose, cyane cyane ko dukorera Imana twese, haba ari Bugande, haba Kenya, haba Tanzania, haba Burundi, u Rwanda na Congo, twese ndumva ubuvuzi ari bumwe. Hanyuma abarangi baba mu Bugande n'abanyarwanda bariyo cyangwa ni n'abagande n'ubundi nabo bafite uwo muco cyangwa se ubwo bubasha bwo kuvura? O twari twasuye baduha iyi mpano ni n'abagande. N'abagande hari igiterane mwagiye mu Rwanda cyari cyo gukora iki, kuganira ku mico yanyu cyangwa se ku mbaraga zanyu, cyangwa cyo kuvura cyangwa cyo gusenga cyangwa kubona abonye muvura mubyina imbyino nyine z'abarangi, nicyo barimo n'ubundi? Ni ukuvuga igiterane, ni ukuvuga haterana b'abantu bahuje. Ubwo abarwayi ntabwo barimo, haba harimo nyine huye n'abarwayi baraza. none si nazaze ubwo ubuvuzi bwacu butarimo abarwayi, ko ari bo banagaragaza ibikorwa dukora. Nese ubumva hagaragara abaganga gusa. Iyo bibaye igiterane turahura twese, abavura n'abavurwa ndetse n'abavuwe. Hanyuma hari amahame mugira yanditse ahantu wenda nkuko abakristo bagira Bibiliya, cyangwa se wenda n'abaganga bafite amabwiriza y'abana baniga ishuri ryabyo, abaganga basanzwe bakizungu, mwebwe hari ahantu biri ku buryo umuntu wese abishaka ashaka kuzabigeraho akaba yaba umurangi? Ko bigeraho gute se? Kugira ngo umuntu w'umurangi nyine nanjye nawe cyo kugira ngo umurangi nakubwiye ko ari impano y'Imana. Impano y'Imana rero nta hantu ishakirwe cy'Imana n'iyiguha, ahubwo uburyo wasobanukirwa buriya kugira ngo ntabe dogiteri koko arabyuriye arabyigira. Twebwe rero n'impano twahawe. Naho uvuze ku ibyanditse, ikintu dufite stati, tukagira abagira amahirwe yo kuboneza impano, tugenda twigishanya, tugirana amahugurwa, tukabona amasertifika yuko wabihuguriwe, ubizi neza. Ari nayo mpamvu wiyiza kuvuga ngo
ngo harimo abantu bavuga ngo bavuza abarangi ngo bararoga bagira gute, ashobora no kwita umurangi kandi atari we. Niyo mpamvu twashyizeho ibyo bintu by'amahugurwa, ukabona seritifika. Nibyo turi gukangurira abantu bagize bagiye babona izo mpano kugira ngo bazi bazi mu muryango ariwo ubarwa ureba ahangaha. Tukibumbiramo, dufite amategeko atugenga nkagenga umuryango wundi, umuryango wose. Bivuga ngo waba yumva afite iyo mpano y'abarangi yahawe n'Imana yatugana tugafatanya kugira ngo umurimo w'abarangi ugende neza. Hanyuma turagushimiye ko mwemeye kuganira natwe kandi mukamusobanuriye abanyarwanda abarangi ni bantu ki. Hanyuma izina n'abarangi n'abarundi, abarangi n'iryo ryanyaryo. Nega ibi byose abantu tuvuga ni ukuvuga abarangi. Ubundi ijambo abarangi riva ku nshinga kuranga. Bivuga ngo rero abarangi Imana iduhiye impano, twebwe abantu twayise abarangi, kuko iyo ugiye kwivuza bakurangira bwa burwayi, bakubwira ndashaka mu ndangire kwa Noheli, uko uyoboye wabanga runaka yandangiye, ubwo se abaye umurangi kuko akuyoboye ahantu utagize gute utaruzi. Ugeze mu barangi kuko bakubwiye uburwayi utaruzi, uri warazengurutse ukabura utazi uburwayi urwaye, niho abarangi bari kubwiye. Abarongi rero, abarongi biva ku baturanyi Abagande niyo bavuga ngo ibintu byiza, uzumva umurongi bita abana babo abarongi, ndetse n'intanga barabita. Ni ukuvuga umurungi, ni ukuvuga ikiza. Bivuga ngo rero nawe uburwayi tuvuze n'uburwayi bakabuvura kandi bwari bwananiranye, ushobora no gufata izina ukavuga uti yewe umuntu wamvuye, ni ukavuga icyo wumva kigushimisha cyaguhesha icyubahiro. Bivuga ngo rero ntabwo ari impamvu kumva ngo bamwe baravuga abarangi abandi bakavuga umurungi, nta kintu bigize. Nuko tuvuga ngo Imana Data, abandi bakavuga Rurema, abandi bakavuga Data wa twese, bose bagushaye ku Mana. Murakoze. Harimo mutange nimero zanyu mubabwire n'ahantu muherereye ku buryo umuntu yabasha kubabona. Tuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, akagari Nyagatovu, umudugudu Ijabiro. Nimero za telefone ni 088 52 54 18. Hakaza 072 8 52 54 18. Hakaza 07 83 72 47 37. Murakoze cyane inshuti bakunzi ba Yambi TV, bashoreka tubashimire ko mwabanye natwe. Twari turimo tubabwira cyangwa se tubagezaho ikiganiro kijyanye n'imikorere y'abarangi, n'abavuzi bavura mu buryo butari ubwo kwa muganga cyangwa se bwa kizungu, bifashisha nyine uburyo butandukanye bwo kuvura. Nabonye ko bari no mu ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, nabonye bafite certifica ya AGA Rwanda Network. Rero ni ryo huriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, bivuze ngo bemerewe kuvura, ariko kandi bo bakagira n'umwihariko wabo wo kuba bakoresha n'izo mbaraga zabo, bavuga ko bakomora ku Mana cyangwa yaremye ijuru n'isi. Rero
wowe wari ufite ukuntu wabyumvaga wabumvaga uyu munsi nizira ko kino kiganiro kigufashije kugira indi myumvire bagiraho ubundi umenyi ugira kuri bo kandi turibwiye yuko ibintu bizarushaho kugenda bimera neza niyo wumva rero ufite ikibazo ukumva wabakenera utanabakenera ntacyo icy'ingenzi ni uko batubwira bo uko bakora n'uko babayeho kuko nabo n'abanyarwanda dukeneye kumenya babayeho bate kuko bahari n'abantu basanze hano bafasha bivuze ngo rero ko biri kose umuntu ufite ikintu akora mu Rwanda kandi gifite umumaro runaka ku bantu bandi ntabwo twabura kumuganiza ngo atubwire nyine ibyo byiza akora cyangwa ibyiza yagezeho kugira ngo abidusangize natwe tubimenye tugira imyumvire imwe harimo rero kambashimire ngene mpare bukenewe nakagaruka reka tubabwire mu kandi subscribe like share na comment kugira ngo tugume twibanire rero tuzagenda tubakomeza kubagezaho ibiganiro byacu bisanzwe nkuko musanzwe mubizi ariko cyane cyane twibanda ku bijyanye n'ubuzima urukundo ndetse n'ubuhanzi rero reka mbashimire ko mwabanye natwe aho muri hose hatandukanye tuzi ko mudukurikira muhereye ku isi hose ndabashimiye cyane murakoze cyane ciao ciao